Kabirigi ufate korara amatabaza uyiyobora amezi 3 uyikubite kubiti bikunanire nurangiza uyikubite mu mbuga umva nkubwire nta munyabuganza uganzwa bene ako kageni nturukwiye kwikubita mu mbuga ngo wiruka ngukizwe n'amaguru niki kigukanze ubundi abanyagiye ka mwabaye muti turabavuza hehe Kitoko Jean Damascene inda nini tuyimamayira kandi reka gusaza utanduranije ni uri kujya muri passion nkuko bitubwira niki gituma ugenda ibibazo n'abakristo ibi bintu ntabwo ubona ko bikomeje kuba ikibazo ku itore rya DPR Giheka none se niba uyu munsi wa none komite ya mbere yarangiye akabikabije ya gatatu ikabije si wowe ufite ikibazo ubwo ngubwo abo bantu bose bakubereye babi Kitoko Jean Damascene nyumva neza nkwibutse ibingibi izabukuru zibanze zigushiremo kandi n'abajyana babanza bakubwira ibi bintu waje Giheka amakorara amatabaza ihagaze neza Providence ayifite ubu urayimwatse kubw'ishyari ryawe cyangwa se ibindi bintu tekerezo ufite ntazi ubu yihaye Paul nawe suko yamunaniye ahubwo uzanye amafuti yawe na bya bitekerezo byawe bindi arabyanga abyanze ati ntago warusyaho ubu mukubise hasi ubuzanye Kabirigi abayishize ku rutugu ayishize ku rutugu yabiranze derengete mu mbuga ayitaye mu mbuga none Kitoko ndebera ibi bintu byose ni ibiki kandi ibyo nakubazaga imbaza n'abakristo b'Igiheka ngibi bintu ntago mubirebesha amaso nyo ese namutanabona ntago mwakabakaba ni ikihe kibazo kiri Giheka Damascene banzu nyumve neza uyu mugore urimo wayikuyeho bwa mbere urimo cyamugendaho ikindi uyu nguyu uyihaye bwundi urabona ari buruskeho reka nkubwire arayiguturira ngo imbere y'umuryango nawe ntaga yishoboye kuko nawe ubwawe ntushobotse wowe Kitoko Jean Damascene miliyoni 7 wasobanura gute umunsi ko zishize ukabiri kwa amaririmbyi n'abakristo andi mafaranga ikindi niba ufite ikibazo n'abantu wakicaye ukagikemura sibyo niba utabasha kugaragaza ikiba kiri mu bantu ahubwo ukarimo kubatenga buri kanya Imana yagushizeho ngo ubaheshe umugisha urimo urabasabira umuvumo ajyana inyuma y'itorero ubashyira kwa Satani umunsi bagiye kugushingura bazagusabira ngo iki maze Samweli yendibuye arishinga hagati y'imisipa n'isheni arihimba izina Benezeri ati Uwiteka aratuzahuye kugeza n'ubu uko Uwiteka atazigera ubwareka umuntu iteka naho yababaza umuntu ariko azamugirira ibambe nk'uko imbabazi ze nyinshi zingana nene biva ngo nanjye ndabasuhuje yego mu bigano bigiye bitandukanye reka mubwire ngo nagarutse wagarutse maze iminsi nahari ndi mu bundi buzima iyo tukubonye rero ngira ngo urabizi ntabwo nakwirwa bisubiramo tuzi ko hari ijambo ry'umumaro tugiye kubona umurimbyi yaravuze ngo muze mwenyine twiherere tujye ahantu hatari abantu ariko ikibazo ahantu hose haje abantu nicyo kibazo ubwo biza ngo naho kwiherera hari hakwiyanda abana bigoye kabisa nibyo niba bavuga ngo nta kiri munsi y'ijuru ngo kitazamenyekana se cyangwa kiri munsi yose y'ijuru kizamenyekana cyakore mu rwihisho cyakore ahagaragara mbega ibintu byose bizajya ku karubanda niko bimeze ariko abantu bakanda subscribe abo bantu nabo kubahwa mbasabye umugisha udusabye umugisha rwose nanjye ni mu bayikanze buriya nawe ubwo umugisha ukugereho kubera ko badahari ntacyo twatumaze ahangaha nibo dukorera niba mubasaba ibitekerezo bigiye bitandukanye byabo impande n'impande uvuze iryo jambo ndabyibuka ihangane twamamaze dukorera amafaranga gakeya yego ubona YouTube nayo ni nke umuntu abakeneye n'amafaranga aturutse ku ruhande yandi reka dukorera reka tumikire badutumye nta kibazo rwose reka dutumikire reka dusaba abantu bose badukurikiye bashaka gukoresha ibikoresho byo mu nzu bikoze mu mbaho bya meuble muri rusange ubwo no kuvuga ngo babishatse bahamagara kuri 07 83 83 0 8 3 143
153 453 453 Inkuru nziza Benjamin ya ubwo no Agaciro ka Gisozi. ya twibutse ibicuruzwa bihari Ibicuruzwa bihari hari saramanje nziza, yego yes yego ribuyu muvura, yego hari garderobe, wow TV stand, wow ibitanda bigezweho by'abasirimu wow bijyanye n'igihe, wow yego, yego inzugi yego no kuzikinga iwawe mu rugo. ah Kandi ibyo byose bikugeraho iwawe mu rugo ku giciro cyiza cyane. cyiza cyane. Yego. Yaba bikeneye nyine bahamagara kuri za nimero ariko bishatse uzibibutse. Hari ikibazo? Nta kibazo kirimo, ni 0783 143 453. Yego. Iminsi mike nzabazana n'undi mufatanyabikorwa. Okay. Yego. Ya n'abahanzi ro muri rusange bahamagara kuri umuntu wese ufite impano y'uburirimbyi yo gukina filime yahamagara Cobra Empire Studio cyangwa akayigana kuri 0788 475 Yego. Ya reka twije mu kiganiro rero. Niko bimeze. Profe. Karame. Tubwire rero Imana yagushyize iki ku mutima ngubu noneho? Reka mbabwire. Ibiri ku mutima ni byinshi. Ariko reka tuze gukuramo kimwe cy'ingenzi. Turaza kuganira nk'abakristo b'itorero rya ADEPR. Ni ikihe kibazo dufite? Yego. Sibyo? Munyemerere tubikore neza. Nk'itorero rya ADEPR. Ni ikihe kibazo dufite? Impamvu ko bikomeje kutugora. Turaza kubigenza gute? Bikomeje kugorana? Bikomeje kugorana. Muri ADEPR byagoranye. ADEPR byagorana. Ntabwo ndavuga hariho. Yego. Ariko bimwe biracyagorana. Mbere ku bushize tubwira Kinyinya. Naho byari byagoranye. Na n'ubu ntabwo birakira. Ntabwo birakira, ndacyakuze n'inkuru yawe kabiri episode ya kabiri itegereze. Naho izaza. Hari ahandi byagoranye? Biracyagorana cyane. Reka twinjire mu kiganiro muri aya makuru ameze uku nguku, cyangwa se muri iki kiganiro cyacu mu nyemerere tugendane nk'abana b'Imana. Yego. Ibyo gucyatuye tubicyaha nibyo. Yego. Ariko kandi abo guhugura no tubahugure nibyo. Yego. Kandi abo tubagira inama nibyo. Yego. Umwami utagira abahanuzi, uyu mwami aba afite ikibazo. Yego. Umwami udafite abajyanama aba afite ikibazo. Yego. Ntangiremo aho ngaho. Yego. Ndabyumva. Naho umushumba udafite mwuka wera, ntagire n'abahanuzi. Yego. Ntagire no kureba kure. Nabyo ni ikibazo. Yego. Ibintu byose mubyumve neza. Kandi twinjiye. Uyu munsi wa none abakristo b'itorero rya ADEPR muhanze mu nyumve. Ibi turabivuga mukaza mutubwira ngo itorero twaryambitse ubusa, ngo umubyeyi twamwambitse ubusa. Yego. Ariko ntago ari twabambitse ubusa, ni mwe mwiyambitse ubusa. Ibyo kuza mutubwira ngo mwabahanuzi mwe, mwabanyamakuru mwe, mwambika ubusa itorero rya ADEPR ryarabareze, turirimo. Yego. Mwaratubatije. Yego. Mwatwigisha ibyo mwe mufite muri icyo gihe. Byari na byiza. Ariko uyu munsi byo muri kuduha. Mufite icyo mushaka namwe. Rero twarabivumbuye. Duhagarare hamwe dukoranimo nkuko bikwiriye. Niba ari senkani be senkani, niba ari ijana be bijana. Ni bya ndi batubwira mu Kinyarwanda ngo ijyaha inyoni. Ntago mbizi. Niyo byivugiye. Siko bimeze. Niyo byivugiye. Yego. Rero ibi bintu byose uko bimeze, uko bipanze, uko bihagaze. Yego. Ubanza unyumve neza nawe. Yego. Nanyimara kubwira abakristo b'itorero rya ADEPR bavuga ngo umubyeyi twamwambitse ubusa. Yego. Agaze twabambitse ubusa, nimwe mwabizanye. Muzana amanyanga muri Dove Hotel n'ibyatangiriye. Yego. Mujunga muri garagaza nta muntu wabagaragaje. Niko bimwe zirabakatira ngo baracyafunza abandi ngo babayabere. Yego. Ibyo birarangira. Imidugudu buryo mwagiye muyubakamo. Yego. Imwe mukayisenya. Umunsi wa none leta igeze ibafungira insengero. Nubwo atari bimwe nyine n'abandi ari uko. Yego. Ariko n'ubwinyagamburo bwo gukora izindi ndabona bidashoboka. Rero nari manje kubisegura mwihanga ntabwo nje kubambika ubusa.
akariho kagira gute karavugwa akariho karavugwa mwihangane rero uyu munsi wa none twinjiye muri ADPR Giheka ADPR Giheka uyu munsi wa none ninjiye muri ADPR Giheka njewe ugiye ubwanjye noneho kwa muze Gitoko Jean Damascene ndabaza Jean Damascene nkabaza abakristo ba ADPR Giheka ese ikibazo cyajya ngo Gitoko Jean Damascene niwe kibazo igiheka ndabaza Matabaza uyu munsi wa none mugiye gutora president wa gatatu mu gihe kitarenze n'amezi angahe byagenze bite kugira ngo umuperezida aveho hajye hundi uyu munsi wajye kujya hundi ibi bintu byo mu byumva gute Jean Damascene niwe kibazo ahubwo dusangize inkuru byemeruka cyangwa Matabaza niyo kibazo byemeruka komite yose yarahindutse reka rero mbabwire basharire bava ya komite nyine yasharire yavuyeho hajya hindi komite inyuta hajya president ayeje zawe cyakwisha barabayobozi komite ya mbere yavuyeho hajya hindi iyo ndayibuka rwose iya kabiri nayo yagiyeho nayo ikiriho uyu munsi wa none sibyo ndabaza Gitoko niwe kibazo cyangwa Matabaza nicyo kibazo ese katari mu Matabaza gusa no mu isezerano no muri Moriya n'ahandi hose Gitoko ni ikibazo mu makorari ariko rero hari ikinyamakuru kimwe nigeze kurera n'undi nawe gikora kuri internet kimwe gisobanura ibibazo by'igiheka reka rero ibyo bibazo nshaka kubyinjiramo ukuntu gatoya sibyo byagiye bivugwamo bireba mbyihorera yego bamwe muri mwana n'amamagati ibintu muri gukora ni ibiki ariko nitwe twabashyize hanze cyane mwishyize hanze none se Bishop nabone yabikozeho Bishop Nama yabikoze ibyo nakubwiraga rero akaza n'ibimenyetso mukagira gute rero nakubwiraga bamwe mwagiye mu magarati mwabana muri gukora ntago ari byo ko Bishop Nama n'umuvandimwe wanjye yego ariko niba Bishop Nama yavuze mwarabyumvishe muri ndirangaje none nje mbabaza ngo Gitoko niwe kibazo cyangwa Matabaza na Moriya n'isezerano niwe kibazo ako cyo ngiye mperuka Matabaza rero afite ikibazo na Gitoko ntago ari Matabaza gusa none ubu ngubu ikibazo cyakuze kibazo kiri ahantu hose mu itorero cyabyimbye ndabaza Gitoko ni gute umuntu ataha ubukwe bwo mu yindi torero ngo nuko atari muri ADPR warangiza ukamutenga ubukwe bwose tutanubwo muri ADPR ese ubwo utaha bwose utabukwe bwo muri ADPR Gitoko ibyo bintu nibyo cyangwa si byo nsubiza none se hari ababutashye baje barabatega Mama Kamugisha uramuzi Mama Kamugisha ndamuzi uyu munsi wa none nahagaze ngo nuko yatashye ubukwe buterwa muri ADPR abandi ntibagiye gusaba imbabazi Gitoko ngo ntabwo bazongera kubutaha gusibye ibintu ni ibiki none se umuntu kuba ari inshuti yawe cyangwa ari umuntu uvana ari umuntu wawe ibintu ni ibiki ni ngo adasengera muri ADPR ntabwo yemeye kumutahira reka rero manurire ngiye muhanurire yego Gitoko reka muhanurire nashaka abantu bamugira inama kandi bamugira inama bewe n'umwuka w'Imana kubera ko nibitari ibi ngibi araza kwisanga ku ruhimba ari wenyine uyu munsi niyo Matabaza yongeye gutakaza perezida bigaragaye ko Matabaza yongeye kugaragamo ikindi kibazo yego uyu munsi niyo komite y'Amatabaza igomba guhinduka ko perezida ntawe uhari iyo perezida agiye akenshi na komite yita barajyana siko bimeze barajya bagatora icyo si kimwe kabiri tugendenemo neza Gitoko arimo araka amafaranga y'inyubako ruriya rusenge ubundi ruteze gukingurwa ntabanza bisobanura reka bandetseke oya banza bisekeye nabwiye ngo akariho karavuga ubundi ruteze kongera gukingurwa cyangwa ruri ku ntonde z'insengero zigomba gusenywa kubera ko nta pariseri rufite nigeze nakurikirana navuga ngo niba ADPR itabasha gufata umudugudu umwe igure yimure n'abaturage niba ngo yagura urusengero rwaho yego iyo ngusi nayikoze warayikoze ndabyibuka ni kubazingiza icyo bitekerezaho yego uyu munsi niba ADPR igiye kitabasha kugura n'umuturage umwe hariya ngo imwimure nta pariseri ifite yo kubakamo urusengero ayo mafaranga y'inyubako nayiki bakemeye icyaha bakajya kwifatanya na ADPR igihe batsinda basi bakagura hariya akubaha mugarida mushumba wa ADPR Gasave
ibi bintu ntabwo ari kubireba yuko igihe kakomeje gukomeza kuri ibintu Gitoko ni iki bakwiye kumugirira? Nese ubundi hari ahandi hantu bateganya kugura se ikibanza bagikurahe ako baba batabasha kwimura umuturage n'umwe bajye kugura ikibanza? Bajya kukigura Nyagatare. Adeperi igihe kagenda cyo kurenya Nyagatare. Ubwo ngubwo aho bakibona nibura. Ni hatari. Twemeze. Ariko ibyo bintu ntabwo urumva. Oya. Ayo mafaranga bakana ikibazo. Gitoko reka nkubwire. Abushingiye barasenye uyu munsi wa none. Ni iki gituma ushingira umuntu atari yamara n'amezi 3 mu rugo rugasenyuka? Ntabwo bamusaba imigisha y'abatambyi. Kandi ukagaruka ukamutenga ngo ntabwo baragwera amakuru igihe. Ubundi ni gute wagwa amakuru igihe kandi Imana ibana nawe? Nta mpamvu usenga iguha amakuru y'ibyo ukora. Imana yaguhamagariye umurimo ntiyaguha n'amakuru y'umurimo. Ese wabuze abahanuzi ufatanye nabo gusenga ngo mushimikire mwumva icyo Imana ivuga ku murimo yaguhamagariye? Ndakubaza Gitoko, uyu munsi none niba korari ziri kugenda zivamo abaririmbyi, uraza gusigana nande kuri urwo ruhimbi? Ninde none uri buze kwaka amafaranga y'inyubako? Ni umukristo usanzwe uze gusenga ku cyumweru, araguye ibiceri 200 atura hariya akubwiye ko ari ibyo. Gitoko umwongera utakaza imbaraga z'abantu. Kandi niba uri gutakaza imbaraga z'abantu, umenye ko ibyo ukora atari byiza. Reba niba atari wowe ufite ikibazo, nusanga ari wowe wikosore. Kandi nakugira inama yo kwiyunga n'abo bantu bose uri kugenda utakaza. Yego. Kuko ntabwo mbabonamo ikibazo, ahubwo ndakubonamo ikindi kintu runaka nge ntabasha kumana aka kanya, ntabasha no gutekereza, ariko wenda kubonamo ikindi kintu ushobora gutekereza tutazi. Kuko siribaza ku mitembere cyo mupfuye, wera ngo nibyagiye bigukena gutya n'ibyo mutuje gukena gutya. Ku miteye ya kabiri yo mupfuye iki? Iya gatatu igiye kuza urabona muza izasyeho. Umuyobozi ugiye kuyobora amatabaza. Imana izabane nawe nka muririmbyi umukiza abane nawe. Ariko naga ibindi birangize byose. Ntabwo nibirangize nizi n'incamake. Zabaze ikiganiro cya kabiri kimbitse. Izi ni incamake? Izi ni incamake. Ariko birababaje niba itoro rya DPR uyu munsi wa none. Dufite ibibazo bitabasha gukemuka bitabasha no kurangira. Mu binyamakuru biravuzwe ngo ngo barashaka za views ngo ni inzara ngo niki. Sibyo? Bishop na Mara bivuze muramutuka. Mushyiraho comment ngo ni inzara ngo najya gushaka inyere mugira gute, ariko uyu munsi wa none ndabaza niki tumaje kujyaho komite ya gatatu. Ku bintu byakomeye. Narabihoreye. Warabyihoreye. Birebera aho ngaho. Bataho uko mukabatenga ngo nango batashye ubuko butari bwo muri ADP. Gitoko Jean Damascene nta munyangira ufite muri wowe. Iki ni ikibazo. Urasa abantu bose niba bira. Ntabwo nje mbizi. None se reba niba uyu munsi utabasha gusobanura umushumba ukuyoboye Gasave, ngumusobanura ikibazo ufite mu itorero ryawe. Kirakomeye. Reka mbaye nzabaza iki kiganiro cya kabiri. Amafaranga miliyoni 7 atanze inyubako uyu munsi none biragaragara ko yashize. Nyuma y'icyamaze ntabwo kiri kugaragara nkuko bikwiriye. Ariko nongere mbabazi baraza kubaka ahantu hatari kize ko azanafungurwa. Hari miliyoni 7 yazamaze gutangwa z'inyubako. Nabwo ngo tuzaza mu kiganiro cya kabiri. Gitoko. Siko yemeze? Tagakomeje kubaka izina. Karenge mugira inama. Sibyo? Yego. Umwami yagiye ku ngoma avuga ati data yabaraga gucya ko uzabayobore gucya. Tuzajya bakubita gucya. Yego. Jean Damascene uri murasaza. Kandi umunyarwanda yavuze ngo reka gusaza wanduranyije. Sibyo? Saza nk'umukristo, tuguherekeze nk'umukristo. Yego. Uyu munsi none nakugira inama yo kwiyunga nabo bantu bose. Narenje nje kukugira inama nkubwira ngo niba abambere barabaye babi abakabiri babaye bati. Ese ba gatatu bazarusikeho? Ndabona kuyobora amatabaza biraruhishe. Yego. Kumbona abaririmbyi bari gusohoka mu isezerano muri Moriya. Ibi bintu baza kubigenza gute? No kuva unayandi makorari hajemo bombori. Harimo akabazo. Ibi bintu baza kubisobanura.
ariko ubundi Kitoko ADPR ifite ikibazo cy'umwihariko sinani giheka gusa yego ADPR Nyarutarama ifite ikibazo nayo yego cyuko ADPR Kinyinya yaje yego ikajya aho ngaho yego Kimironko ikamanuka ikajya aho ngaho yego nawe wareba urusengero rwa ni rutoya bikangombwa ko bicaguramo ibice ubundi niba duhuje itorero rimwe ukajya kubona ngo Kinyinya izategura igaburo ryayo Nyarutarama itegura igaburo ryayo Kimironko itegura igaburo ryayo bafashe iryo gaburo urundi bakarigira hamwe yego niba ari abakristo bose nk'ukuri niba abashumba bemeranywa ko nta banga ari imigaburo ryanyu turizi kwa mugani nk'abana y'Imana basangiye hari icyo bitwaye ntabwo ari igihe gusa ari ibibazo rero ahubwo iza yongere arebe niba ibi bintu bitari kurenga ubwenge bwiwe kuko ntabwo numva niba ibintu bitutumba kabiri gatatu bikamugeraho ntabashe kubifatira umwanzuro nk'umushumba kuko ibintu by'igiheka byarazamutse bigerayo sore kumwe afite ku cyabivuzeho cyane se no bako batabyumvise barabyumvise byanze kunze barabyumvishe ni kuki bitakemuka se ni mpamvu ki Kitoko rero ako ubundi Kitoko buri ntiyenda kugera muri pension niyo mpamvu bavuze ngo ari gusaza yanduranyije nagende neza hari abasaza ADPR ifite bakoze uyu murimo uyu munsi none bicara ku ruhimbi bakavuga ati bakoze umurimo neza ubwo burase ntiyaba arimo ashaka impamba wenda avuga ati ngiye kujya mu zabukuru reka ndayebe kuntu nabona udufaranga wenda nkazasaza neza reka nkubwire Rugamba Sipiyani yarembye nginda nini muyimamayira sibyo muyimamayira yego ntago ari ibyo reka gusaza utanduranyije yego iyo mpamba yaba arimo gushaka yaba iri muteranya n'abantu namugira inama niba ari nayo ashaka yayihorera Imana idufashe ntabaye ibyo yateganya ariko twizeye ko atari ibyo yateganya koko ntago Imana yamusiga iteka izamugigarukaho twemeze yego nzagaruka mu kiganiro cya kabiri mbabwira ido nido nagira ngo mbereke yuko ibintu bihari yego kandi bifite ikibazo kandi gikomeye yego ibitekerezo byanyu bishyire muri comment ndabisoma kandi ndanabasubiza ariko Imana idufashe ntibagutuka kandi uko numvise umuntu abanje bavuze kuri Kitoko harimo abamushyigikira bakaza bavuga amagambo akaka ariko bamushyigikira gute ngenda kubaza niba hari ubukwe bwapfuye ibyo barabiza abanyagiheka bwapfuye hari ubwo bashingiye uyu munsi wa none urugo rwarasenyutse yego ubwo yari kugira ngo ntabwo baramuha amakuru yuzuye namaje ubundi nta mwuka w'Imana umuyobora ku nama ayatunze yego aragiye sibyo ntabwo nibaza ukuntu ibintu byose byagiye bipfapfana none uyu munsi yamaraka amafaranga y'inyubako intambara yavutse ngo barubaka hatazakingurirwa hari ikize gute bundi gute ahubwo ndi Kitoko namubwira ati muze turambye tuve ku ntebe twicare hasi dusenge iyere mu ijuru ifite igisubizo cyacu ntabwo igisubizo kiri mu baturage kubaka amafaranga ujya kubaka ahantu badafitiye icyizere nabo ubwabo niba reka nkubwire niba ari n'impumyi barumvisha amatwi kandi niba bafite n'ikibazo cy'amatwi bararebesha amaso yabo bakabakabe barebe neza niba babona muri bishe batabone ko leta izafungura ari igiheka barahubaka ngo bigende biti ayo mafaranga muyafate muyajyane kuyasurisha abarwayi CHK abandi Kibagabaga mu baturarwanda badafite mituweli mu bice mituweli basi mukore iyo mirimo izabaherekeza ariko kubaka ahantu batazafungura kubaka ahantu umukristo atabona icyizere Kitoko bariringi bashize muri makorari bamwe bagenda kandi ndakwibutsa yuko ku munsi utabatiza nibura ngo umurinjiza abandi bantu yego ntabwo urimo kubatiza buri munsi niyo ngo umurinjiza abandi bantu wihangane yego tugana ku musozo ubwo nimba hari undi message yenda tugezaho cyangwa se ukanadufasha icyo nabwira abakristo niyo muzi Imana yanyu muzakomera niko ijambo ryanyu iry'Imana rimbwira ngabazi Imana yabo bazakomera niba mara gukomera bakora iby'ubutwari nimusenga Imana kuko nizaca intambara zose murimo kubona kandi abarimo kurengana
Imana ntizabarenganura. Abashyizwe hanze n'itorero na Kitoko ari baratenga buri munsi. Yego. Ko ntabwo umva ngo wahagaritse umuntu ngo kuko yatashye ubukwe ngo uko butabere muri ADPR. Ho winjiye mu buzima bw'umuntu bwite. Mu gutabukwe yasambaniyeyo, yanywereyeyo, yakoze iki? Nihangane. Yego. Ibihe byiza urakoze cyane. Ndabashimiye.